kuko ufite ingingo kuvuga kuri Karasira ni umuntu mugari nkuko nakunze kubivuga kandi n'inzira ndende abantu rwose urabona ko abantu ibiganiro ejo hasohotse nk'ibiganiro 20 kuri we yego so nibindi bizakomeza kuko abantu baravuga bimwe abandi bakavuga ibindi abandi bakavuga hari n'ikibazo swa kimwe yabajije Hillary nacyo reka nkivuge ko byarasohotse avuga ati ko hari abatangiye kuvuga ko ari leta imwishe Hillary nawe aramuga ati tumwica asohotse se muri iyo myaka 5 byari bitunaniye yegora sinzi na leta terime yakoresha ariko bavuga ngo kuki twategereza ko aragize igihano tumumaranye 5 icyo rero ni igisubizo gifatika gose n'abantu bari gukomeza guspekira ibyo bintu byose oya wibabuza ko ntufite ubwo bushobozi nibakomeze natwe turakomeza sibyo barakomeza version yabo natwe tuvuga iyacu yego nta kindi wabahagarika se ubwo wabahaye ari nko kubahamagara ngo nimugire bamenye ko natwe duhari tuzabivuguruza kuko swa kimwe yarakibajije kandi Hillary yagisubije neza yego nkaho ibyo bidahagije. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turagarutse mu gitondo cya kare turazindutse. Mwarimu waramutse neza? Waramutse neza. Tumeze ute? Saba. Nanjye meze neza cyane. Ejo ntago twabona umwanya wo gukora kwera ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko hari ibindi twakoze. Hari ibindi twakoze byaje bikuze nta wiriwe yicaye. Yego. Nimugoroba narindi byumba mu kiriyo. Cy'umuvanimwe cy'umukecuru. Ariko ngo w'umufana. Warebaga ibiganiro byo kuri KOP. Imana mwakire disi. Umuhungu we yabimbwiye. Musaza we yabimbwiye. None hari n'umudamu wabitanzemo ubuhamya ngo yabonaga ikiganiro cyanjye kiryoshye yahamagaraga abakecuru bagenzi be ngo bakirebane. Byanzamuriye andi marangamutima kuko ni umubyeyi uvuka iwacu hafi y'iwacu. Nabanye muri umuna we yaranyigishije basaza be bari inshuti zanjye twarakundanaga cyane witwa ko ari bucura nawe nubwo amaze gusaza ubu niwe twari kumwe nyine niwe wambwiraga nyine ibyo mushiki we yamubwiraga. Yego. Hanyuma nkaho ibyo bidahagije nyuma ubushize narabikubwiye ukuntu nohereje message umudamu wanjye mubwira nti wa mukecuru twaberaga mu nzu kuri mariage civile yitabye Imana. Icyo ni ikindi ariko hari ibindi namenyeye mu rugendo rwe ko yari umuntu nkuko twari dusanzwe tumuzi abanaga neza ariko abantu bose bamuvuze abo yagiye atuza abo yahaye amasambu abyumva. Hari urugero batanze nshaka kuvuga n'abandi barubwumve. Ikintu nahavanye umuntu ukundana n'umuturanyi urubyumva yego ku buryo uburinzi bw'igikuta kibatandukanya babufatanya nta mujura waturuka hamwe cyangwa ngo ndajya handi none n'umupangayi witwaye nabi hamwe n'ahandi nawe bikabuko noneho ikirenze ibyo mitu y'abapangayi uzi gutanga mitu mu bapangayi ndumva ngo iyi nzu ze zabaga zirimo abantu benshi umuturanyi ntabafite hari abo yabwiye ati mujye kwa kanaka. Icyo kintu uracyumva muri business n'abadukurikiye ndacyumva cyangwa se hagira umupangayi uzamusanga ntanze afite akamuha mugenzi we. Ndakumva cyane. Uko cyumva icyo kintu ndi kucyumva ubwo ni ubuhamya. Undi mukecuru noneho biganye kuva muri 50 na kangahera bavuze na 5 hari umukecuru hari waracyakomeye nawe nsanzwe muzi biganye kuva muri 55 biga primaire mu wa 3 primaire yego barigana barangije 6e batsinda icya leta bajya kwiganirwaza bavuye ibyumba babyumva. Ubuhamya bwo mukecuru bwarimo icyanga kwa kwigirwaza uvuye ibyumba. Irwaza ubu ngubu ni sinzi ari umurenge wa Rwaza ariko hahoze ari commune Ruhondo ubu ni muri Musanze. Yego. Uvuye ibyumba uvuga ngo bafataga inzira Miyove Base Kivuruga bagatambika kuko Irwaza hari agahanda gatambika mu Kivuruga kajya aho bita Irebero Remera n'amaguru
n'amaguru, abakobwa barangije primaire biga nayo, barangije tronkome bombi babohereza hehe ikansi urahazi yeshwe muri Gisagara hahoze ari komine Nyaruhengeri. Ni uvuga ngo uragenda ukagera i Butare ukambuka icyaro Tumba ukamanuka mu Irango ugakomeza za Kibirizi ukagenda hafi ku Burundi, barongera bajyanayo. Urumva uwo muntu kuva 5-5 bari kumwe ewana. Ubwo uyu munsi turi kuva 5-5 kugera no munsi ni imyaka ingahe ubwo 70 ningahe ntirenga se 70 irarenga 71 sibyo niko bimeze 71 bari kumwe barigana kansi. Noneho kansi ho ngo ntibagendaga n'amaguru ariko ngo bagendaga mu bikamyo, ko nanjye ndabizi ibikamyo ntago nabigiyemo ariko nyine nagiye muri Toyota pick up. Yego abasore bagahagarara muri pick up barahagararaga, ariko abana n'abagore twaricaraga tukarambya muri ibyo bikamyo. Nabo rero baricaraga bagasasa bicaraga hasi nyine mu ikamyo, kuko ikamyo irabasumba ntiwahagarara, hejuru irafunze ntukwicara bakarambya kuva ikansi. None avuga ukuntu urumva naho bahize imyaka 3 bari kumwe baje barakorana ku kigo kimwe, umwe mu wa mbere undi mu wa gatatu. Na nubu akatubwira nyine uwo mukecuru we akatubwira ko uwo watashye ari wamwigishije kugenda kuri moto. Wa mukecuru biganye bari batuye, umwe yaratuye Ibyumba aho bita Kamitsinga imbere y'umurenge wa Byumba, undi atuye Buhambe hafi ya Misiyoni kuri katedrali. Wa wundi wo kuri katedrali akagira irungu kandi akabona nta wundi warimumara usibye kuza kureba uwo, akaza n'amaguru akananirwa. Wa wundi rero uwo witabye Imana niwe wigishije uwo hakurya, uwo hakurya wo Buhambe yaravugaga ngo iriya ruguru, ahita iriya ruguru kandi ni imisozi irebana gutya, ngo nkicara iriya ruguru nkumva irunguru rirahanyishe ngo nkiyizira. Noneho mu gutaha ngo nkashaka kugenda n'amaguru kandi naniwe, ati yanyigishije kugenda kuri moto. Amwigisha kugenda kuri moto akamuterekaho, yabona yicaye neza akamusezeraho. Nubamya bufite icyanga. Urumva abantu babanye imyaka 70 irenga. Nubamya nishimiye cyane. Harimo n'ubundi bwishi, ariko bwamfashe ku mutima nubwo mpamagarira n'abantu, kuko icyo kintu cya mbere cyo kwiga abantu bagenda n'amaguru. Hari undi mudamu nawe twakoranye Ibyumba muri SOS, nawe yavaga muri Rutsiro icyari komine Kayove, nawe akazirwaza. Urumva kuva Kayove uza irwaza, Kayove yari Gisenyi, ukazirwaza mu Ruhengeri. Abantu babaye ubwo buzima bwo kujya kwiga ubuhamya nshaka. Abantu bagiye kwiga n'amaguru mbere ya za 70, hanyuma abantu 2 cyangwa 3 bakibasha guhura baziranye mu myaka 70 ishize, abo ndabashaka. Biraryoshye, ndabashaka. Biraryoshye. Imyaka 70 uri kumwe n'umuntu ubwo biganye primaire imyaka 3, imyaka 4 muri primaire ni 6 ya segonderi, none iyo bakuranye yirenga 30. Urumva nacyagiye tuvuye hano ejo bundi nahuriye n'abasaza hariya muri parking, abasaza 12 bose bibikwerere kabisa. Barambwira ati mwana wacu nta mafaranga dufite, ariko dufotora ifoto imwe. Nabo bariganye cyangwa nurungano uyiduhe tujye tuyireba. Twebwe tumaze imyaka 60 uku nguku tureba bari kumwe, tukiri kumwe, tugifitanye ubu 60. Aha, nako ni sawa. Tubabarire uyidufotore, nabwo ni muhagarare rwose. Wafashe nimero yabo? Ndayifite. Muhagarare rwose bafotore. Tuzavugisha. Ngera mu rugo ndayeditinga. My dear, biryoshye ariko. Biryoshye. Nanjye ubwanjye iyo mudebye abantu twamenyanye, dufite groupe y'abantu twiganye kuva muri 88. Ubwo nuvuga ngo twebwe tusigaje turabura 2 ngo tuzuze 40 turi kumwe. Yego. Sibyo? Nabyo ubwabyo numva ari ikintu gihambaye. None humva bamaze 60. Abo bakecuru bo rero bamaze 71. Ako nibagiwe umva nawe. Ako nibagiwe rero. Abo bakira abakobwa abo ngabo urumva? Yego. Bagiye kwiga ikansi
muri bya bimodoka bya bikamyo bagendagamo byabaga birimo abahungu n'abakobwa. Mu gihe Rwaza higaga abakobwa gusa. Muri icyo kimodoka rero icyo gikamyo ngo harimo cyagendaga gisakuma kuva ikansi kugera i Butare, bakaza ngo bafata nabi Ishyogwe, bageze i Kigali ikimodoka kibageza aho ngaho, bavaho n'amaguru bagenda barara ahantu. Ku munsi wa nyuma ngo baraye ahitwa Inyande, ndahazi iwabo w'akamanyu k'umutsima, ni hakurya y'iwacu. Noneho bukeye baragenda babanza iwabo w'umwe, hanyuma bakomeza undi aherekeza undi. Muri urwo rugendo harimo bageze Ishyogwe, harimo musaza w'uwo mukecuru watanze ubuhamya. Urabyumva? Ndabyumva. Nawe aza muri icyo kimodoka kibageza aho bakibageza, baza n'amaguru urwo rugendo. Niwe waje kuba umugabo w'uyu witahiye. Uri kucyumva? Ndacyumva. Noneho babivuze ngo wa muntu biganye primaire bakajyana i Rwaza, bakajyana n'ikansi, baje guhinduka abaramukazi. Uyu watashye yashatse mu muryango uwo biganye primaire ni Rwaza n'ikansi. Ariko nabwo biva muri kwa kugenda noneho muri rwa rugendo bakoze. Rwa rugendo kuva Ishyogwe ukagera Ibyumba. Ikimodoka cyabagejeje i Kigali kuntu yabivuze. Urumva noneho bari babanye nkande rero. Abo bakecuru babiri bari babanye nk'abiganye, nk'inshuti, noneho nkamuramukazi. Yego. Kuko uyu watashye yashatse mu muryango w'uwo watangaga ubuhamya. Awushakamo bariganye primaire, bariganye troncome, bariganye secondaire, baranakorana. Yego. Myaka 70. Isomo ryarimo nuko abantu bafite umwanya uhagije wo kugira ngo babe bategura hanyuma yabo heza, kuko nk'uko ubushize twabivuze, umwanditsi w'umufaransa witwa Jean Dornesson niwe wavuze ngo il y a ce qui dépasse la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Bisobanuye ikirenze urupfu, ikirusha imbaraga urupfu, ni ukuba abadahari bagaruka mu mitwe y'abazima. So buri wese rero ni ukuvuga ngo ese igihe nzaba ndi absent, igihe nzaba ntahari mu mitwe y'abazima, nzaba ndimo ndi. Urushoye clair, buri wese ni inzira ye, sibyo? Yego. Nkagaruka kuri Rutaremara, gusaza neza niki? Ni ugusaza umutima nama wawe utagucira urubanza. So ripe Felicité mukecuru wacu. Ubwo niryo joro twarayemo, navuyeyo hafi saa 4. Uyu munsi ni ugushyingura. Yego. Nibishobokera nyuma y'akazi shobora kongera nkanyarukirayo. Bitanakunze nakundi. Yego. Ngayo nguko rero. Ngayo nguko ejo wari wagiye mu kiriyo, siko babyita se? Yego. Ni kiriyo. No gusezera umuvandimwe, kuganiraho bwa nyuma. Yego. Ariko nanone naha ngahe Kigali naho hari ibindi byago. Uwitwa Karasira Aimable wakunze, uko twaganiraga mu kiganiro, wakunze kujya ugenda umbwira ko abura igihe gito, hari n'igihe mu mezi 3 ashize bigeze kubimbwira ngo arabura nk'amezi 3 ngo agaruke. Ejo bundi n'ejo bundi urabivuga rwose, mu byumweru 2 bishize wongera urabivuga. Karasira agiye kuza, igihe cyo kuza rero cyageze. Kwa burwayi bwe bwo mu mutwe kwaza, kuko ufite ingingo kuvuga kuri Karasira, ni umuntu mugari nkuko nakunze kubivuga, kandi ni inzira ndende ya Karasira. Uko ngenda nakubwiye ko muzi kuva muri 2000, nongera kumubona muri 2000 namusize Butare akina karate, umuntu w'umuhanga cyane.
narabisobanuye mu bindi biganiro. Ibibazo yari afite bijyanye no mu mutwe ntabwo byigaragazaga cyane parce que yari ahantu abana n'urungano, urabyumva, yego, atsinda amasomo ye agakina karate neza, nta kintu cyashobora kumuhungabanya. Burya ibintu bihungabanya umuntu w'umunyeshuri usibye abakinogeye wenda iyo Bruce yatinze uba muri ghetto, ntabwo twebwe Bruce baduhaga 11,000, urabyumva, ayo kurya ari garanti ngira ngo byari 5,000, banza kurya byari nka 5,500, 5,400, icyumba ari nka 800, ugasagura nka 5 byo kwiyogoshesha no kugura sirage na korogate no gufotoza. Ariko biri garanti, Bruce yatinda itatinda biri garanti, ufite aho uryama, ufite aho urya, ufite n'ishuri. Ibyo rero nta guhangayika kw'abagabo, bahitaga wibagirwa byose. None uwahangayikaga rero icyo twebwe ku cy'amafaranga nta cyabaga gihari. Uwashobora kugarura gutekereza nabi nutsindwa agatangira gutekereza ngo ko ndi gutsindwa nzajyahe, yego, cyangwa se ufitanye ikindi kibazo na bagenzi be. So Karasira rero yatsindaga amasomo ubwo cyo gihe nasize ari muri EPRM atarajya muri siyanse. Yatsindaga amasomo yikinira karate ye, arya akanywa bisanzwe, ibyari muri we bigaceceka, bigatuza. Ariko ibimenyetso byo byari bihari, ibimenyetso bimwe na bimwe byari bihari, kuko hari igihe yakererwaga. Icyambere hari igihe yajyaga muri karate atinze, yego, agakora wenyine muri temple kandi abandi barangije. Hakaba n'igihe hageze mbere nkaho ibyo bidahagije, kimono ze zabaga zifite ibara ritari umweru cyane, mbese ntabwo zasaga n'izimeswa buri gihe, kubera ari n'inzobe. Nongera kandi kubera ari n'inzobe, kandi karate abantu bayikina bagendaga bambaye kamambiri, ngewe namubonaga yaducagaho yambaye kamambiri muri iriya nzobe ye n'ibirenge by'inzobe. Sinzi ukuntu nabivuga, wabonaga nyine bidakeye cyane, akavumbi ku kirenge cy'inzobe birabura kurusha ku kirenge cy'igikara. Utwo tuntu natubonaga, ariko nta bindi, nta kintu nigeze mbona. Yari umuntu uganira neza. Barahari abahungu bakunda kuganira nawe, bagahigiye inkwi wo muri meteo, ndabyibuka. Hari abahungu baje bavuye mu maseminari b'abahanga benshi bari muri siyanse. Gahigi harimo n'uwitwa Gasasira, harimo n'uwitwa Merance, yego, Merance w'umufarumasiye je crois. Barahari, cyari igikundi kinini cy'abatipe bavuye bagiye muri siyanse, yego. Aho ni Karasira ku ishuri. Nyuma sinongeye kumwumva kuko nubwo bavuga ngo Professor Niga sinahitaga mbihuza na Karasira. Reka buriya indirimbo ye ya mbere numvise niyo yitaga Amahero, ni yejo buri twarageze kuri no mihanda. Ajya uko yarangije kwiga akaza kuba umwarimu muri kaminuza, aho sinigeze mbimenya. No guhanga sinigeze mbimenya. Natangiye kumwumva imihanda itangiye guharurwa, aje kuri YouTube, noneho n'ibihangano bye bikazaho n'ibiganiro bye, yego. Ubwo tufashe Karasira ku ishuri, dufashe Karasira mu kazi, mu buhanzi no mu itangazamakuru. Aho rero niho hatangiriye kuzamuka. Noneho nyuma yaho niho yakoreye ibyaha, tumwumva mu rukiko n'udushya twinshi, tumwumva muri gereza, yego, n'udushya twinshi naho, yego. Mu idosiye ya Karasira kabwira abantu, umuntu wa mbere, urwego rwa mbere nshima ni RIB. Wabyitwayemo neza cyane, rwamubaye hafi rumugira inama, ntago rwamuhutaje ngo akoze akambere ruhite rufata. Oya, baramuhamagaraga bakamubwira ati rwose urakora neza, gira utya ariko reka ibi. Barangiza bakamuha lift imugeza mu rugo, banamugaburiye. Nabyumva wabaga ari umukino wa gicuti, kandi ubusanzwe tuzi ko muri za nzego nta gicuti bamo, yego. Ariko kuri Karasira wabaye umukino wa gicuti. Ubwo hari n'abandi yageraho yacikwa akavuga ati kandi birimbu yarabimbujije none ndabivuze. Icyo ni kimwe muri dosiye ya Karasira. RIB barera,
Karasira yinjiye gereza ngo hari uburyo ukigeramo baguha telefone bakaguha iminota iya ngombwa ngo ubwire wenda usezere hanze kwa ubwire famiye muzanzanira iki n'iki ubwire kanaka amafaranga nkurimo nzayakwishyura igihe iki n'iki ubwire runaka ubwire fiyanse utubukwe burasubitswe yego ariko ubwo Kizito we arya Kizito ni 2000 na kangahe Kizito yavuyemo mbere ntago bahuriyeyo yego okay aha Jay Paul we bahuriyeyo aha nuko ya minota uko Kasare bivuze bana we uko Kasare yabivuze iminota bahaye Professor Niga akinjira muri gereza bakamuha iminota yo kuvugira kuri telefone uzaho yahamagaye nkishwe urakeka ari muri famille se simbizi ijwi rya Amerika kwiki ijwi rya Amerika niryo yahamagaye iminota imushiriraho avugana n'ijwi rya Amerika urumva yaribwiraga iki uko turizi dore baranjyanye ngezemo rarara ndazira ubusa ibintu nk'ibyo nta wamenya ubwo step ya mbere yego Karasira aragiye agezeyo bamushyira ngo ari ibyiciro bitatu uko Kasare yabivugaga cyangwa birenze ariko hari icyo bita ngo ni igipangu gisanzwe cy'abantu basanzwe hakabamo muri VIP ahitwa mu byiringiro haba abantu bakeya noneho hakaba nahitwa ahihariye haba abantu bafite imyitwarire yihariye hamwe bakazungu wa undi Niga yarotaga ngo amurye Niga rero ageragereza yagaragaraga nk'umuntu utujemo bamushyira mu byiringiro ntibamujyana ahandi ruguru ubwo nakazungu sare namuvuze ubwo nakazungu ntago bahise bamushyira ahirenge ahihariye ruguru mu byiringiro oya mu byiringiro ni VIP kandi genda gake mu byiringiro ni VIP ni Kimihurura yahariye noneho mu gipangu nahasanzwe nkaha yego nka twese tuba tugenda ariko ahihariye nahacunzwe ni nk'ahantu h'abantu bari special ugomba guhozaho umuntu ashobora no kumara iminsi biradahuye n'abayobozi sibyo nkuko dutembera umudugudu se hari igihe ubara simuhura ku muganda gusa cyane ku muganda gusa ariko ahihariye abayobozi haba hari abayobozi baruta abagororwa bahari mu byiringiro ni VIP niba abandi ushobora kuvuga uti abangaba rwose nta kibazo bafite mu byiringiro akahaba akunda umuziki bambwiye ngo nako Bukastar yabivuze one yandaza kuri icyo kiganiro ngo yakundaga umuziki yajyaga kuri televiziyo areba umuziki gusa kuri iyo televiziyo mu byiringiro kuko hahandi mu gipangu naho habaga ari yaho muri VIP naho bafite yabo aho mu byiringiro Karasira kayihoraho areba imiziki bageze aho ngo hasohoka indirimbo ya uraza kunyutsa yitwa Ishyano ni yande ni Mani Marite cyangwa ni ndera ntago oya harundi cyangwa wa undi uze gukora ubukwe ufite ubumuga ninde Niyo Bosco hagati ya Mani Marite na Niyo Bosco indirimbo yitwa Ishyano ngo niyo Karasira akundaga ngo noneho ko yakuyikunda cyane bigera ahantu barayivuga bayimushyira kuri flash ngo ajyaza ahita acomeka flash ngo yayirebaga inshuro 30 ku munsi yego ko hanyuma hakaba ikintu kidasanzwe cyangwa ntakorwaho ku makuru isaha y'amakuru ngo yegeraga Rusesabagina yateragamo ku makuru Rusesabagina yagombaga kuba ahari ubwo niho habaga habaye ngombwa ko Karasira ahagarika umuziki we kugira ngo Rusesabagina arebe amakuru n'abandi ariko Rusesabagina we yari inconditionnel ntiyahaburaga yego Jesuri ntago bahabaye imyaka ingana na Kastar ubivuga ntago abo bose bahabaye ubwo nukuvuga ngo amezi we yahamaze nabo ngaba we bayamaze kature muri ensemble urabyibuka icyo twitaga intersection
mu mibare. ndakumva. Intersection ni ukuvuga ngo ensemble A, ensemble B, ensemble D, ensemble C zikagira aho zihurira. Ubwo agaperiode bahuriyemo bo bose navuze ushobora gusanga hari abataramaranye amezi 6 cyane. Ibyo birashoboka. Cyane So rero ntiwamenya amezi ya mbere y'uko ujyamo na nyuma yo kuvamo. Ubwo nuvuga ngo intersection ni Castari. Abo bantu bose ababayemo ku gihe cya Castari iyo ayo makuru niyo yatangaga. Yego. Niwe centre muri intersection. Hanyuma rero ibyo avuga yiboneye cyangwa yiyumviye ariyo. Yego. Bishobora kuba byarabaye atahagaze ariko muri iyo periode nawe yari umugenerwa bikorwa wa gereza. Icyabaye ni iki rero ngo hari igihe habaye amakuru Rusesabagina ngo yazaga aje kureba amakuru ya Radio Rwanda, aya TV1 n'agaseke k'amakuru. Nibyo bintu bitatu nibyo yakundaga kureba. Noneho umunsi umwe aje kureba TV1 ngo icyo gihe umukuru w'igihugu hari uruzinduko yari yagiriye mu bihugu byo hanze. Kandi ngo iyo batangira kureba amakuru nice noneho yaba ari amakuru arimo umukuru w'igihugu nta kuvuga nta no guhumeka. Noneho umunsi umwe icyo gihe bari kureba ayo makuru umukuru w'igihugu yasuye igihugu cyo hanze, amakuru ageze mu Rusesabagina yicaye aho n'abandi bo mu byiringiro baraho. Karasira avuye ku muziki we yicaye hariya ahindukiye asanga kuri screen hariho umukuru w'igihugu. Yego. Karasira aramutuka. Jesus. Ndasubiramo ubuhamya bwa Castari wahabaye muri icyo gihe. Karasira agira ate atuka umukuru w'igihugu imbere y'abandi baje kureba amakuru bazi icyo bivuze kureba amakuru arimo umukuru w'igihugu. Amaze kumutuka Rusesabagina ararakara arahaguruka avuga ati ntago nshobora kubana n'umuntu utazi agaciro k'umukuru w'igihugu. Ahita hamagara abantu bari bamushinzwe. Rusesabagina hamagara bari bamushinzwe ati mumbabarire ndabasabye please uyu muntu ntago twabana nta ndangagaciro afite rararara. Castari mu ijambo rya Castari yavuze ngo mu minota 5 Professor Niga bari bamuzamuye mujyana hahandi twise ahirengereye iruguru yari yagezeyo ntawe uzi uko bamuteruye. Yari yagezeyo n'ibintu bye babiteruye nyuma babimusangishayo. Ubwo aho niho ubuhamya bwa Castari wabanye na Professor Niga muri gereza yatanze. Yego. Ubwo rero singiye muri detaye mu rubanza mu biki, reka tujye ku munsi wa nyuma. Tumaze ibisi twiteguye Rusisa azaza. Tariki 6 umunsi wo gutaha. Ibyo numvishe mu kindi kinyamakuru Ukwezi TV bavuga ko Karasira akimenya ku itariki 6 zakandagiyemo yatangiye gutera icyugazi avuga ati ko mutandekura. Ubwo niba yahereye saa 12 yageze saa 4 abantu bamurambiwe. Yego. None atangira no kongeramo andi magambo atari meza avuga ko mutandekura murashaka kungumana urumva. Abantu arabashyushya kandi haba hari procedure gusaka kuzuza ibipapuro kuzuza muri machine ko runaka baye released ibintu nk'ibyo. Yego. Birazamuka bigera mu masaa 9 yahereye kare atera icyo cyugazi. Hanyuma ayo masaa 9 niyo bavuga ko yamweyeho ibinini bari bamaze kumurekura. Wabonye uko Hilary yasobanuye kuri TV1 yari amaze kurekurwa n'imizigo ye. Hanyuma ngo afata bya binini. Ubwo nasimbutse raporo ya muganga yamuregaga yavugaga ko arwaye depression chronique, arwaye trouble de personnalité paranoïaque. Ubwo nuvuga ni nk'urujagararo. Paranoia ni nk'urujagararo. Hanyuma depression ni ihungabana n'agahinda gakabije. Akagira na diabete non insulino dependant. Iyo ni diabete idashingiye ku kuvuga ngo
umusemburo wa insuline wawe ni mukeya cyangwa ntukora neza ngo uregulating isukari mu mubiri. Iya Karasira ntabwo yari ishingiye kuri insuline, yari ishingiye kuri ki? Kuri rya hungabana. Buryo uyu muntu ubona uyu ni nk'inzu, uyu ni nk'inzu y'inyuma, imbere harimo ibindi, amashanyarazi, ibyombo, imbabura, ibitandi biki byose. Yego. Ariko inzu kuyicanamo ingaruka z'imabura mu nzu, umwotsi se ntuturuka ntubona hejuru cyane, abari imbabura yonyine. Hanyuma se impumeko y'ababa mu nzu ntuyumvira mu muryango. Yego. Ariko ni inzu, byose bikitirirwa inzu. So uyu muntu rero iki gipampara ubona ibikibaho byose bituruka mu bantu bandi b'imbere. Umuntu w'intekerezo, umuntu wo mu mwuka, umuntu wo mu marangamutima, umuntu wo mu myemerere, ibyo byose ni uyu mubiri. Niyo mpamvu uko utekereza nizo ndwara urwara. Pozwe uko utekereza bivubura imisemburo ishobora gukora kurusirikuye ukarwara. Yego. Abantu barwara umutwe, abantu barwara angine, abantu barwara ibicurane, abantu barwara amaso, abantu barwara za ndwara z'abakobwa zitwa tetema, abantu barwara isepfu, abantu barwara igifu, bira byose bivuye ku ntekerezo. Kangu urugero, ujye ubona ukuntu abantu batekereza cyane, ugatekereza cyane kubera gutekereza cyane umusatsi ukagenda uhinduka umweru buke buke, kaza n'imvi. Nese no watekerezaga nishwe. Umukobwa bamwanga akarwara isepfu n'igifu, undi mu ntege ntihafate, byose ni mu ntekerezo. So hari wa muntu w'imbere niwe urwara ufite, niwe utera uburwayi bukaza inyuma hano, no gusesa ibiheri cyangwa umuhaha. Ari indwara nyinshi tugira zituruka ku uko imbere tubayeho. Nawe bamusanzemo diabete itavuye ku mubiri, kuko insuline yo ni umubiri. Ushobora kubera ibyo urya, ushobora kugira insuline ikora neza cyangwa nabi. Yego. No kubikumira nibwo bagenda bavuga ngo murya ibiryo birimo fibre, intagaraso ryo, intoryi, ibintu nk'ibyo. Ari ibintu bavuga. Ibyo ni ku mubiri, kuko niba ari urwagashya cyangwa impindura ni physique, na anatomy. Ariko diabete ya Karasira ntabwo ari anatomique. Aya, ntabwo ari none sirino depanda. Urumva iyo ndwara? Yego. Ni ishingiye ku marangamutima n'imitekerereze ye. Ntabwo ari uko mu nda ye hari ikibazo kirimo. Ariko mu mutwe biratuma biraranverisa sanse, donc birazamura isukari cyangwa bikayimanura uko byishakiye. Yego. Hanyuma rero ubwo impamvu mbigarutseho nuko uko Hilary yabisobanuye, ya miti yose yafashe myinshi kandi ivanze. Byose aramira. Ijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, ngizo za Depakine, Haridoro, Feneriga, afata nka doze enda y'icyumweru, siri dosage. Arongera afata ya indi yo kuri diabete nayo urushyi. Arongera afata na ya indi yo kuri personnalité paranoïaque, byose aravanga atabira nk'utamira ibishyimbo. Ibyo nibyo Hilary yatubwiye mu itangazamakuru. Banavuga ko hari niyo bamwambuye nayo yaragiye kwiba. Hanyuma rero amaze kuyitamira nk'uko urwego rubishinzwe rubivuga, bamusubiza muri infirmary. Abari hafi aho bamwambuye iyo yarasigaranye nayo ashaka kuyinywa, bamujyana muri infirmary, birangira mutransfer ku bitaro bya Nyarugenge, ariho yashiriye mu mwuka. Uko yinjiye muri gereza ahamagara ijwi rya Amerika, mudu yari afite n'icyo gihe cyo mu makuru Rusesabagina amusohora, uwo muntu yagiye ahinduka. Ariko abari inshuti ze muri iyo mudu ya mbere nabo ntibabyishimiye, bari ubundi buryo bamubaniye, bamwongerera attention bya bikomere. So urumva rero dosiye ni ndende cyane, dosiye ni ndende kuyivuga. Abantu bose baza gufata gutanga nk'umwanzuro. So abantu bose yabaye content imbere no hanze, imbere mu gihugu no hanze. no hanze. Icyo navuga nuko iyi content yashoboraga kwirindwa
kubyumva icyo ushaka kuvuga. Iyi content yashoboraga kwirindwa, yashoboraga kwirindwa ntimere gutya. Byashobokaga gute? Muganga Arthur akora raporo, umwanzuro yavuze ngo Karasira akeneye kwitabwaho mu kigo kizobereye gutanga ubuzima bw'umuntu, kwitabwaho n'abaganga b'ingeri zitandukanye mu buryo buhoraho kandi bakorera mu kigo cyabugenewe gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Ibyo ntabwo byahawe agaciro. Ngira ngo raporo ya Arthur bavuze ko ari umuganga umwe, bategeka abandi batatu, bategetse batatu hazamo umuntu Karasira atibonagamo, avuga ngo uyu muntu yavuga ngo ari mu bamushinje muri RIB. Iyo raporo ayitesha agaciro kandi ngo nawe niko bimugiraho, kuri we yumva nta gaciro ifite, ariko abari habwa agaciro. Iyo biza gushoboka kuri raporo ya Arthur, hari ibintu bitatu byashobokaga. Kujyana Karasira Indera, gereza RCS kohereza y'abantu, yego, bamucungirayo agabanza agafata imiti. Ariko ibyo byari kuba bivanyeho n'ikurikiranwa cyaha, kuko bemeje ko arwaye byavugaga ngo nta buryozwa cyaha afite kubera ko yabikoraga atari normal. Yego, icyo cyari kimwe. Icya kabiri, gusaba Karayesi Indera ikohereza abaganga batanu babandi multidisciplinaire Arthur yari yavuze, bakajya kuba perimana muri gereza. Ariko nanone gereza ntabwo ari yamiriye psychiatrique fermé, ko gereza urabizi ko abantu baba bagendagenda, bira nabyo iriya mudu nayo bishobora kuba yahindura umutwe w'umuntu usanzwe atameze neza. Iyo nayo yari option, ariko ntago wenda gushoboka kwayo byari bikubiye gakeya. Yego. Iya nyuma yari yo kuvuga ngo biremejwe ko Karasira ari umurwayi wo mu mutwe, tumurekure ntakurikiranwaho ibyo yavuze, tumurekure ajye muri societe. Ntago abaye umwere, yarabikoze ariko ntiyari muzima. Ariko icyo kikagira iyindi ngaruka ko ntago kwari ugukira, cyetse kumurekura akajya Indera. Kuko kumurekura uvuga ko ari umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, ukamushyira muri societe, nanone ashobora kwangiza societe cyangwa na societe ikamwangiza. Yego. Umubonye wese ati cya gisazi barakirekuye, wakangirika kurushaho, cyangwa se nawe akabigendera ati nundi bavuze ko ntuzuye, ko mfite uburwayi bwo mu mutwe, akakumena ko nta buryozwa cyaha afite. Uwo muntu ntabwo ari kumurekura muri societe. Yego. Ikindi, kwemeza ko umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe ukamurekura muri societe, ni ukubwira societe ngo ntimuzagira icyo mumukeneraho, ntacyo yamarira societe, bivuze ngo we mumufate gutyo, sibyo? Nuvuga ngo iby'akazi wapi, sibyo se? Uwo muntu ntiyemere kugura ubutaka, uwo muntu ntiyemere kwiyandikishaho umutungo, uwo muntu ntiyemere kugirana amasezerano, uwo muntu ntiyemere kurongora, uwo muntu ntiyemerewe kubona akazi, uwo muntu ntiyemereye kugira konte bancaire. N'ubundi ntaba ari umuntu. Urabyumva? Yego. Icyari gushoboka cya nyuma na nyuma ni ukuvuga ngo reka tumurekure ajye Indera, avuzwe na famiye, ajye kwivuza Indera, bamukurikirane nk'umuryango ari hanze, atari uwa gereza. Ariko bamuhanagumeho ibyo byaha. Uko biri kose rero, ikintu nababayeho kuba nari nabanje kwishimira ko bano bavoka bamuhinduriye tension akorohamo, nuko bitageze kuri finale. Noneho bitageze kuri finale rero, umuntu akimeze gutyo, niba yaragize izo manifestation ku munota wa nyuma zo gutera icyugazi, munde kure ngende murashaka iki, ibintu nk'ibi, byavugaga ngo ntago yahindutse. Wenda ashobora kuba yariyorobetse, abavoka baramugiriye inama bati gabanya amarere, tukuburanira utuje, ibyaha bigabanuke. Kandi barakoze, yavanyweho ibyaha 5 n'umutungo we urarekurwa. Icyo cyari ikintu cyiza cyane. Ariko iyo akomeza
no muri ya periode cyangwa na gereza ikabigiramo uruhare RCS kumutegura ko byari byamaze kwemezwa ko asigaje amezi 5 niko bavuze 5 hari byemejwe mu kwa 9 cyangwa mu kwa 10 byemejwe hasigaje amezi 6 voilà ye muri aya 6 rero bari babizi ko n'undi muri 6 azagenda bagomba gutangira kumutegura RCS ifatanyije n'abavoka be ntabwo bagomba kugera kuri finali akiri umuntu watera amahane akiri umuntu donc utaza aho agiye urumva rero kuri finali kuba yakwiha ibinini kuba uko biri kose ntabwo yari yiteguye nabyo ba Kenisi babibajije Hilary bavuga ngo imitegurirwe y'umuntu ugiye gutaha ikorwa ite kandi we yari afite 6 yose avoka we Maître Brice yahoragayo nejo bundi icyo gihe biba yari yariyo agaruka atamuzanye ubwo yahuriyeyo nayo masaha we yaramaze kunywa ibyo binini asubijwemo imbere muri Filimore ni ukuvuga ngo abavoka be bamuhoraga hafi bashobora gufatikanya nawe na RCS bakamutegura dore ugiye kujya hanze ufite diplome uzasaba akazi na kaminuza yagusubirana n'ibyanga uzakora ibyawe uzashinga company uzajya muri RDB ibintu byose uje muri societe dore uko ugomba kuba umeze muri societe amezi 6 akaba convaincre so kuba yarateye ayo mahane no kuba yaranyweye biriya binini nuvuga ngo ntabwo yari yakabaye tayari kandi nanone nabo ntibari kumugumana ngo nuko batararangiza kumutegura ahubwo icyari kuba hagati ya RCS n'abavoka be bashobora kuvuga ngo twemeje tumurekure tumujyana indera bitwaye iki indera si hanze ntabwo afunzwe ariko nanone ntabwo ari abo uwo kujya muri societe bakamujyana indera akitabwa n'abaganga noneho abindi akaribo bazamurekura bakamana ibyango bivuga ngo umurwayi yinjiranye uburwayi buri kuri kino kigero asohokanye ubwa kino kigero so malheureusement ntawe dufite ntabwo yaje uko twari tumwiteguye kandi twari tumwiteguye igihe ariko ubwo ntibyakunze nyine yego so nongere mbisubiremo ashobora kuba we yaratekereje ko ubuzima agiye kujyamo bushaririye agahitamo kumwirira miti kuko ntabwo usibye nyine ko yari umurwayi ariko yarabizira miti imbaraga igira usibye no kuvuga ngo yanyweye urushyi rwayo imiti y'uburwayi bwo mu mutwe ufashemo haridor ugafatamo depakine ugafatamo wenda na feneriga cyangwa se niyo wafata haridor na depakine mu minota 5 hita usinzira kandi wicura ari uko bavugije igomba nyinshi urabyumva yego icyo cyo noneho renza kimwe ngaho renza doze sasa ayinya icyo cyo scientifiquement ndakizi iyo miti nkubwiye kurenzaho na gato usibye no kuvuga ngo ngwe binini 2 mu mwanya wa kimwe nako usibye kuvuga ngo ngwe 5 mu mwanya wa kimwe na 2 ntibyakorohera yego ariko biba bisaba ngo nanone intervention igomba kuba nukugushyira undi ubasha kugundi muti waneantisa bya bindi wagiye ariko ubwo hari biba byamaze gucagagura amara hari biba byamaze kwinjira mu maraso byamaze kwinjira mu mitsi ari kitagaruka yego hari kitagaruka mu mpyiko rekada ari kitagaruka so Ripe Karasira Aimable ubwo nyine iherezo ry'ubuzima bwe ni iriya tariki gusa apfuye ari umwere cyo nacyo nicyo abantu bagomba kwishimira apfuye ari umwere apfuye icyaha cye akirangije igihano cye akirangije ariko nyine ni umwere nyine apfuye ari umwere urumva rero nabyo ntabwo bisa no kuba yaba yapfuye agifite ibyakurikiranweho nubwo gupfa ari ugupfa ariko hari ibintu biba bitandukanye gusa icyaba gisigaye ni ukumenya ngo ese koko birasanzwe ubwo ndahamagara bahungu bakora amadocumentary ari Jedeo ari Mwanafunzi ari wa wundi Jafem Entertainment bazadukorera urutonde rw'abantu baba barapfuye mu buryo bumwe na Karasira abantu bapfuye ku munsi wo gusohoka gereza pa mu Rwanda honyine no ku rwego rw'isi badukoreye documentary abantu niba izi case koko zikunze kubaho kuko impamvu n'ubu byateje ikintu kimeze nka polemique abantu bagasamira hejuru inkuru ye ibabaje nuko bidasanzwe iyo agwamo indani byo byaye guhita batangira bati koko hari ukundi byagenze
abantu rwose urabona ko abantu ibiganiro ejo hasohotse nk'ibiganiro 20 kuri we. Yego. So nibindi bizakomeza kuko abantu baravuga bimwe abandi bakavuga ibindi abandi bakavuga hari n'ikibazo Swakimwe yabajije Hillary nacyo reka nkivuge ko byarasohotse avuga ati ko hari abatangiye kuvuga ko ari leta imwishe. Hillary nawe aramuga ati tumwica asohotse se muri iyo myaka 5 byari bitunaniye. Yegora. Sinzi na leta terime yakoresha ariko bavuga ngo kuki twategereza ko aragize igihano tumumaranye 5. Icyo rero ni igisubizo gifatika. Gose n'abantu bari gukomeza guspekira ibyo bintu byose. Oya wibabuza ko ntufite ubwo bushobozi. Nibakomeze natwe turakomeza. Sibyo? Barakomeza version yabo natwe tuvuga iyacu. Yego. Nta kindi wabahagarika se. Ubwo wabahaye ari nko kubahamagara ngo ni mugire bamenye ko natwe duhari tuzabivuguruza. Kuko Swakimwe yarakibajije kandi Hillary yagisubije neza. Yego. Buri wese avuga uko abona ibintu. Yego. Nta uhagarika undi kuvuga ariko nanone nta ugomba kwiharira ijambo. Uzavuga n'abandi bavuge.